Aleluya, nitwa Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Mbere ya byose mbanje kubashimira mwebwe mwese mubasha gukurikira iki kiganiro itorero n'umurimo w'abizera. Rero ni igitabo nababwiye nk'uko nkitangira twabivuganyeho, twatangiye turimo kureba ibintu 9 byimira ubushake bw'Imana hagati muri twe. Ubu rero turimo kureba amarembo 7 umukristo nyakuri anyuramo n'imyitwarire 21 ayanyuranamo. Rero ubushize twarebye irembo rya mbere ryavugaga imimerere y'umukristo nyakuri, tubona ko ameze nk'umuhinzi, ameze nko ku isaha ya nyuma, ameze nk'umusirikare. Tureba irembo rya kabiri dusanga imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana, dusanga ameze nk'uzapfa ejo, ameze nk'uri wenyine, dusanga nanone ameze nk'uri wenyine, ameze nk'uzapfa ejo, kandi ameze nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma, ameze nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma. Rero uyu munsi turinjira ku irembo rya gatatu, ari ryo rivuga ngo uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi umukristo nyakuri agira uruhare ruhe mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bw'abo baturanye bwa buri munsi, mu buzima bwa buri munsi bw'aho akorera, mu buzima bwa buri munsi bw'abantu abana nabo, agira uruhare rwe ni uruhe. Rero twihuse reka turebe umukristo nyakuri, ibintu byose bibaho ku isi abigiramo uruhare. Mu ntambara ahura nazo mu buzima arwana cyangwa arwanywa n'imikorere ya Satani, cyangwa arwana na Satani ubwe. Ku bw'ibyo rero umukristo nyakuri ni umurwanyi. Uruhare rwe mu buzima bwa buri munsi, icya mbere umukristo nyakuri ni umurwanyi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Rero umukristo utinya urugamba nta kintu yashobora kugeraho. Iyo dusomye muri Yeremiya ibice byaho 48 umurongo wa 10, niho havuga ngo havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa, kandi havumwe uwima inkota ye amaraso. Rero umukristo nyakuri ni umurwanyi. Icya kabiri, umukristo nyakuri ni umurinzi. Uruhare rwe mu buzima bwa buri munsi aba ari umurinzi, arinda umukumbi, arinda abo bari kumwe, abarinda mu mbaraga z'amasengesho asenga, abarindisha ijambo ry'Imana, ababwiriza, abakebura. Ni umurinzi. Uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwa buri munsi bwa gatatu ni umujyanama. Inama nyinshi ziboneka ku mukristo nyakuri, kuko aba afite gushishoza kose, ashobora kubonera ibisubizo ibintu byinshi byayoberanye. Rero umukristo nyakuri ni umujyanama. Reka rero twinjire muri buri kantu ukwako, muri buri muco ukwawo, muri iri rembo rya gatatu. Umurwanyi, umukristo nyakuri ni umurwanyi mu ruhare rwe mu buzima bwa buri munsi. Reka tuhere muri Yeremiya ibice, umurongo wo gufungura ni Yeremiya ibice 48 umurongo wa 10. Haravuga ngo havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa, kandi havumwe uwima inkota ye amaraso. Ngira ngo ubushize muribuka turimo kureba abantu bataye inshingano, bataye umurimo, n'abandi bantu bahagaze ari ntacyo bakora, barya imivumo y'Uwiteka ibasha kubageraho. Rero hano muri Bibiliya, kuko nzi kuko umukristo wese nk'itegeko nshinga yemera ry'ibanze kuruta ayandi mategeko yo mu isi ni Bibiliya. Rero uno murongo, yimba urimo gukora umurimo w'Uwiteka ugononwa, yimba ari wowe urimo guteza intonganya mu murimo mu itorero urimo, menya kuko umuvumo w'Uwiteka ukuriho. Avuga ngo havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa. Mwene data, ndagira ngo nawe utazavumwa mwene uwo muvumo. Uruhare rw'umukristo nyakuri ni urwo kubaho mu ntambara kugira ngo atsinde. Dawidi umwami wahamijwe n'Imana yari umurwanyi n'abantu be. Ingabo ze bari intwari. Muri iyi si turi mu buzima bwo kurwana. Tugomba kurwana n'isi, umubiri na Satani. dukoresheje imbaraga z'Imana tugomba gutwara ingabo nini n'intoya
tuyibonera muri Zaburi 3:5 umurongo wa 2, kuko amaboko yacu yatojwe intambara. Muri Samweli 2 Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 422 umurongo wa 38 kugeza ku wa 34 kugeza ku wa 38 havuga uburyo twatojwe intambara. Pawulo ahugura abakristo nyakuri bo muri Efeso n'abera bose gutwara intwaro zo mu mwuka. Tubibona mu Efeso ibice 6 umurongo wa 11 kugera mu wa 18. Tusomye mu gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 30 aravuga ngo umwe yabashije ate kwirukana ingabo igihumbi cyabo, babiri babashije bate kunesha abantu babo inzovu, iyo igitare cyabo kitabagura, iyo Uwiteka atabagabiza. Uyu murongo utwereka ko umwe yirukana igihumbi, babiri bakirukana ibihumbi 10. Ni ukuvuga ko batatu birukana ibihumbi 100, bane birukana miliyoni 1. Ku bw'ibyo umurwanyi cyangwa umukristo nyakuri mu rwego rw'umwami Dawidi yirukana ibihumbi 10, mu gihe umukristo usanzwe mu buryo bwa Sawuli yirukana 1000. Tubona muri Samweli wa mbere ibice 18 umurongo wa 7. Abakristo nyakuri babiri birukana ibihumbi 100, batatu bazirukana miliyoni 100, bane bazirukana miliyari. Ni ukuvuga ngo abakristo bane bashyize hamwe kandi badafite icyo bikeka na gito. Hano muri iki gihugu icyo bashaka ko gihinduka cyose cyahinduka, no ku isi yose icyo bashaka cyose cyahinduka. Twahamagariwe kurwanya no guhutaza Satani nta mbabazi, kuko dufite ubwo bushobozi. Ngira ngo hari indirimbo tujya turirimba ya 28 tuvuga ngo turabasirikare benshi batojwe mu maraso ya Yesu Kristo, ngo iyo twizeye ijambo rye nk'uko yitubwira. Muri ibi bihe bya nyuma tubayeho mu mwuka uremereye kandi ukomeye. Iki gihe rero nicyo abarwanyi cyangwa abakristo nyakuri b'umwami Yesu bagomba gukora mu mbaraga nyinshi. Igihe cyo kurwana ni iki, kandi hari intsinzi. Mu kibaya cy'amagufa havuyemo ingabo inteko. Tubibona muri Ezekiyeli mu bice 37 umurongo wa 10. Naho mu kibaya cyo gucirwamo urubanza aricyo biti ikibaya cya Yehoshafati, intambara irashyushye. Tubibonera muri Yoweli ibice 4 ku murongo wa 9 n'uwa 14. Abavutse mu kibaya cy'amagufa boherejwe mu kibaya cya Yehoshafati, ariko uyu munsi duhagazemo. Reka turi amagambo yo kuzirikana kuko nk'umukristo w'umurwanyi. Turebe muri Yoweli ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Nimwamamaze ibi mu mahanga, mwitegura intambara, muhagurutse intwari. Abarwanyi bose bigire hafi bazamuke, amasuka yanyu muyacuremo inkota, n'imihoro yanyu muyicuremo amacumu, n'umunyantege nke nawe ahige ko ari intwari. Reka dusome nanone nk'umukristo nyakuri w'umurwanyi ingoma za mbere, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 11 umurongo wa 10 kugeza ku wa 24. Abo nibo bari bakomeye mu ntwari za Dawidi yari afite, nibo bafatanyije nawe kwerekana imbaraga zabo mu bwami bwe, bagafatanya n'Abisiraheli bose kumwimika, kuko Uwiteka yabivuze ku Bayisiraheli. Ibyo nibyo Benaya mwene Yehoyada yakoze, yamamara muri abo bagabo batatu b'intwari. Reka nawe hari ibyo usabwe gukora kugira ngo wamamare mu murimo wa gikristo. Reka dusome mu Baheburayo 12 umurongo wa 4. Mwebweho nimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 7. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Uwo ni Pawulo wabivugaga. Rero reka tuba abarwanyi. Reka tugere nanone ku muco wa kabiri. Umukristo nyakuri mu buzima bwe bwa buri munsi amera nk'umurinzi. Reka turebe muri Yesaya ibice 21 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Hariho umpamagara ari Iseyira ati, wa murinzi w'ijoro rigeze he? Wa murinzi we ijoro rigeze he? Umurinzi arasubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze.
isi yibiye mu kajagari, Imana irategura itsinda ry'abarinzi bo kurinda ubuzima bw'itorero ryayo n'umugeni wayo. Umukristo nyakuri ni umurinzi, arinda mwene se na mushiki we. Nibyo Kayini atashoboye igihe yasubizaga Uwiteka ngo ese ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Tubisoma mu Itangira ibice 9 umurongo wa 10, ibice 4 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Birababaje uyu munsi abakristo aho kugira ngo barinde bene data, ahubwo nibo barimo kubagirira nabi. Umukristo nyakuri ni umurinzi wa mwene se na mushiki we, ni umurinzi w'igihugu, ari mu bantu bashyirwa ku nkike z'igihugu n'ahandi. Tubibonera muri Yesaya 32 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Ahagarara mu cyuho cy'igihugu n'isi yose. Tubona muri Ezekiyeli ibice 22 ku murongo wa 30. Imana ishaka umurinzi umwe wo guhagarara mu cyuho. Yesaya ibice 59 umurongo wa 16, ibice 63 umurongo wa 5 birabivuga. Mu by'ukuri niramuka ibonye uwo murinzi, azaba ukuboko kw'imbabazi k'Uwiteka. Muri Yesaya ibice 21 umurongo wa 21 umurongo wa 11 haravuga ngo tubonamo umwanya w'umurinzi atangaza ibigomba kuzaza. Uko niko abakristo nyakuri bameze. Abo ni integuza z'Uwiteka. Muri ibi bihe bya nyuma, icyifuzo cy'umubyeyi wacu Imana ni uko waba umurinzi. Reka turi amagambo yo kuzirikana kuri iki cyifuzo. Yesaya ibice 21 ku murongo wa 24 ku murongo wa 10. Umutima wanjye urasamaguza, gukangarana kurantera ubwoba. Umugoroba nifuzaga wampindukiye umushyitsi. Batunganya ameza bagashyiraho abarinzi, bakarya bakanywa. Yemwe batware, nimuhaguruke musige ingabo amavuta, kuko Uwiteka ambwiye ati genda ushyireho umurinzi aze kuvuga icyo yabonye. Nabonye umutwe w'ingabo cyangwa abagendera ku mafarasi bagenda ari babiri, cyangwa abagendera ku ndogobe cyangwa ku ngamiya. Azahahuguka yumve neza cyane, nuko avuge nk'intare ati nyagasani, mpora mpagaze ku munara w'abarinzi, ku manywa nkajya ndara nijoro ndi ku gihe cyanjye. None dore nguriye umutwe w'ingabo zigendera ku mafarashi babiri. Arongera avuga ati i Babuloni haraguye, n'ibishushanyo bibajwe by'ibigirwamana byose biravunaguritse bigeze ku butaka. Yewe waguhura kwanjye we, nawe masaka yo ku mbuga yanjye. Ibyo numvise biturutse ku Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, nibyo mbabwiye. Ni ukuvuga umwami Imana arashaka umurinzi, arashaka umuntu uri maso. Abandi bakunda kuvuga ngo ucanye ku maso. Rero reka dusome no muri Yeremiya ibice 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 17. Uwiteka avuga atya ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira ya kera. Aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi n'abashyizeho n'abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzaritegera amatwi. Reka rero kubera igihe gito mbona dufite, reka iki kiganiro tube tugisubikiye ahangaha, dukomeze n'ikindi gikurikiraho. Gusa umwami Imana adufashe turusheho kuba abarinzi beza, adufashe turusheho kuba indwanyi nziza. Umwami Imana abagirire neza mu mirimo mukora. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Nomero ya telefoni ni 0788 74 099. Ahasigaye naho ubutaha, umwami Imana abahe umugisha. Shalom shalom.